Yes, reka nongere rero mbasuhuze cyane mbifurize igitondo cyiza kuri mwebwe mwese abadukurikiye mu masaha mu gitondo, hanyuma kandi tubifurize igicamunsi cyiza kuri mwebwe mwese mudukurikira mu masaha rwose ya nyuma ya saa sita. Umugoroba mwiza ku badukurikira mu masaha y'umugoroba, biraza guterwa naho mutwumva muherereye ndetse nuko ingengabihe yaho ihagaze. Tubahaye ikaze rero muri aya makuru, ni amakuru tugiye kugena n'ubundi nk'ibisanzwe twibanda hano muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara rero tugiye kugena rwose tugarukaho ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Tutibagiwe n'abambari baco rwose nkuko bikomeje kugenda bigaragara ko rwose bashatse kuvira indimwe umutwe wa M23, nubwo n'uwakomeje kugenda ubabera ibamba ndetse ukanabakora munsi na z'amatwi mu bice bigiye bitandukanye hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yacu turaza kugaruka kuri bya bindi bimaze iminsi bivugwa ko ngo ubutegetsi bw'Kinshasa bwaremeye ibiganiro hagati yabo n'umutwe wa M23. Ese iby'ibiganiro ko twaje kumenya ko ubutegetsi bw'Kinshasa bwabyigurutse bimeze bite? N'amakuru tugiye kugenda rwose tubagezaho. Hanyuma kandi nanone M23 binyuze mu muvugizi wa mu bya politiki Lawrence Kanyuka nawe akaba yavuze ati kugira ngo ibiganiro tubyemere cyangwa se ibyabo byumvikane nuko ubutegetsi bw'Kinshasa bugomba kuba ari bwo bugira burya rwose bukemera cyangwa se bukabyivutangariza n'umunwa kuruta uko twabyumva mu binyamakuru cyangwa se ngo byavuzwe na Jororenko. Niko ibintu bimeze. Ubwo rero icyo bivuze ni iki? Icyo bisobanuye ni iki? Nuko tugiye kugenda dusesengura cyangwa se tubaha icyitwa idonido. Ariko mbere ya byose, mbere ko twinjira muri byinshi cyane, reka mu by'ukuri tubanze turebe n'izindi update. Urumva ko ibyo byo ni nk'ibintu by'ubusesenguzi, isaro ko tubanza kugenda tubabwira no mu bindi bice uko mu by'ukuri bwije bimeze, dore ko mu masaha y'umugoroba rwose tutabagejejeho ikiganiro nk'uko byari bisanzwe. Gusa ku munsi w'ejo twarababwiraga ko hano muri za Kamanyora ukamanuka epfo havuye abazarendo benshi cyane, abenshi bakaba baramaze kujya ahantu bita muri za Uvira, akaba ariho n'ingabo z'abarundi zari zirunze ku bwinshi. Amwe makuru twamaze kumenya nuko ku munsi w'ejo bakoze inama, bakaba barabwiraga rero FARDC cyangwa se baravugaga ngo leta nabo nibagenere imishahara. Hanyuma rero nabo barababwira bati niba mukeneye imishahara murasabwa kujya kwiyandikisha cyangwa se nimwiyandikishe mujye mu gisirikare, noneho salary cyangwa se amafaranga muzajye muyahabwa, bazajya babaha imishahara. Ibyo rero ntago bazarendo bigeze babyemera, bakaba ahubwo rwose bagaragaje agahinda gakomeye cyane. Banavuga rwose ko ubutegetsi bw'Kinshasa bwabahemukiye, bwababeshe, bubatesha igihe. N'amagambo y'igiswahili rero tugiye kubanza kubagezaho mukumva uko abazarendo barimo kuvuga. Igiswahili ndabizi abantu benshi mudukurikira mucyumva, mwiyumvire namwe icyo wazarendo zavuze hano mu by'ukuri. Kusikia ukapile nasema hivi, sauro yetu si wazalendo na tunafikia wapi? Tunanguka tubapine tunasemaka hatujui kama tunakufia nini. Tunakufia nini? Kufika poteza ba wakati yetu. Njoni kama tulikuwa nasema ile pouvoir ko après ni maneno hatujui kitu kanikienda kuya. Achia kila mtu afanye kazi yake. Soda afanye kazi yake, polisi afanye kazi yake, hata secretary afanye kazi yake. Hapana kufuata maneno ba politicien. Yele leo tabakia biko kilema balveve ba orphelin tout ça. Jua nene jua politiki ya mwingine. Sasa wazalendo wiki batatufata, basha jua gouvernement na yo faiblesse yetu, na yo madawa yetu, na yo bapolisi yetu, fasi yote kenye tunakuwaka bakubwa yote ba wazalendo wiki batatufungaka. Ba maimai unasha toka banini hapa sasa kwa article 15 Joy aravuze ati rwose ati mwaratubeshe rwose, nta n'imbaraga nta n'ikimwifitiye, ati muratubesha, ati ntago mushoboye M23, ati rwose barabakubise bwatumye tuhababarira cyane,
ati mwaradushutse none bamwe babaye bakajurite abandi babaye rwose barapfuye ati twiyahura mu rugamba kumbi rwose nta kuntu mwari mumeze nta n'icyo mwari mushoboye aba rero nabazanire kugenda batabaza akavuga bati none nta n'amafaranga nta n'iki rwose bati rero rwose ikigaragara cyo leta mwaraduhemukiye cyane ati ubu none ubu turukubura niyo turerekeza urumva ko nta gahinda kenshi kari kugenda karangwa muri Wazalendo cyangwa se muri izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa cyangwa se aba Wazalendo bishyize mu ntambara bazi ko ngo baje kurwana guhangana na M23 bazi ko bazatsinda gusa ariko ikintu Wazalendo ari kwirengagiza nuko abenshi bayigiyemo mu rwego rwo kugira ngo ni nk'amaco y'inda bagiye gusahura ahantu babaga bari na ahantu ho gusahura niho babaga bibereye nkuko twagendaga tunabibona so rero Wazalendo bakaba bari gutabaza akavuga bati ubutegetsi bw'Kinshasa bwaratubeshe bagatumye rwose ibintu byacu byose n'ubuzima tubitanga byose ariko birangira nta kintu kigezweho bihanganiro Wazalendo ngira ngo nkuko amakuru yandi arimo kugenda atugeraho nuko Wazalendo rwose ngo bamaramaje baravuga ko rwose ngo igihugu cya Kongo ngo Gisekedi ngo nabo agomba kubaha ku mafaranga uko byaba kose uko ngo batanze amaraso twinjiye muri amakuru aremereye cyane reka manze nakire Vincent wiriwe neza wongeye kwirwa ndetse wanaramutse neza wiriwe waramutse hari abari mu gitondo nkatwe twaramutse neza rero Upfa uzindutse amaguru rwose ko numva bisubiramo biracyisubiramo oya bigenze neza kandi buriya byisubiramo biba bigenda n'abadukurikiye babyumva bibageraho ariko ubu bimeze neza narimvuze nti ndimo ndumva rwose uzindutse urimo mu rugendo urimo urerekera ariko ntibikura ko tugiye kuganira kuri izi ngingo zigiye zitandukanye nuvuga ngo ubu none ngiye ugiye gufata vora nkakubwira uko nifuza ko ibintu turi buze kubitwara ndashaka kugira ngo tubanze tugaruke kuri iyi nkuru ibinyamakuru bimaze iminsi bivuga ngo ubutegetsi bw'Kinshasa ngo bwasabye ibiganiro ngo bwemeye ibiganiro ndetse we twanabonye Jorore ko nawe abivuga avuga ko ubutegetsi bw'Kinshasa bwemeye kuganira imishikirano na M23 ariko ibimenyetso biri kugaragara biri kugenda bigaragara biri kugaragara ko ubutegetsi bwa Kisekedi babubesheye iki nicyo kintu ncango duhereho hanyuma none duhite tuza no kugaruka kuri iriya letere yanditswe na Lawrence Kanyuka avuga ko kugira ngo nibura ngo ibi babyemere bisaba ko Kinshasa nabo bagomba kugira ute bagomba kuba ari bo bafati ya mbere ngo bakabihamagara cyangwa se bakabyivugira pana kubivugira mu ntamatama uruhande rumwe rwatangiye kugaragaza ko rutigeze rwemera ibiganiro urundi narwo rukavuga ati niyo barabyemeye nibavuge bavane ibyo ngaho rwose babishiremo babivane mu ntamatama vise ndagira ngo ahantu twasobanura abantu badukurikiye muri iki gitondo bumve uko ibintu bimeze nk'uko bivuga nyine ubutegetsi bwa Kinshasa bwagiye bugaragaza yuko butazaganira na M23 buwita amazina atandukanye buvuga ngo ntabwo abanyekongo buvuga ngo ni inyeshyamba bakagenda bita amazina atandukanye ariko agamije kubasebya ntabwo rero twavuga yuko ibyavuzwe na Kisekedi i Rwanda ejo bundi ajya gusura Joao Lourenço mu by'ukuri abategetsi be babiteye utwatsi baravuga ati ntabwo ibyo bintu tuzabyubahiriza uvugaho kuvuye bigaragara ko ahubwo ashobora no kuba iriya ntebe ari kuyicaramo agashya agatitimira none se ko bavuga ko Jorore ko yababesheye ubwo barimo barabeshyira Gisekedi ko byabayeho barimo nyine baragaragaza ibyo Kisekedi yavuze ariko ashobora kuba yarabivuganye ubwoba akabivuga ariko tumvikanye na bagenzi be kuko na Patrick Muyaya ati nasaramumuvugira n'abandi bategetsi batandukanye babiteye utwatsi ikigaragara Gisekedi nta jamba gifite niba nk'umuntu nka perezida ashobora kwemera ikintu yagera nyuma bakakivuguruza akavuga ko bababeshye ari ukubeshya ijambo ryo ntaryo yamaze kuryakwa kuko ibyo avuze muri guverinoma ye ntabwo babyubahiriza nabo bahita bishyiriraho ibyabo kandi ibyo bashyizeho akaba aribyo byubahirizwa
ahubwo bigaragara ko ejo cyangwa ejo bundi uzumva nawe bamujyanye mu rukiko kumuburanisha nk'uko bari kuburanisha bari abasirikare bavuga batorotse. ubwo rero bivuze ngo anytime ahubwo uyu mugabo twakumva bamuteye kudeta, ahubwo biri bubi ibi rwose ntabwo twabyumva, ahubwo biri bubi kuko niba yatangiye gushyiraho ibintu bakabivuguruza urumva ntabwo byorohewe cyane. ntabwo yorohewe kuko biramukomeranya ahubwo. none se amaherezo y'ibi bintu urabona ari ayahe? Amaherezo nta yandi, nuko uyu mugabo atanga intebe y'abandi ubundi abayikwiye akaba aribo bicaramo, kuko ejo cyangwa ejo bundi azaba avuga ibindi kuko ibyo avuga byose bimusigara cyicaro. none se nayivaho birakuraho ko M23 bagomba kuganira nayo, ubwo abari buze baraza donke njyena n'ubu ngubu rwose ntari ikintu ntariyumvisha. urambwira ngo navaho ubundi uwo ngo araza amaintaining cyangwa se yubake ibyo uyu mugabo yasenye byose? Ntabwo araza kubyubaka, ahubwo ikirasigara nuko tuniragena uburyo ki igihugu kiyoborwa, kuko niyo abaturage ubona bivuga ati muri arme du peuple, kubera yuko bagaragaje kenshi ko igise kitadashoboye. Wabonye yuko ikiganiro General Sultan Makenga yagiranye n'uriya mubirigi bita are, uvuze yuko undi gihugu ari ibandi ngo uravuga ibi Makenga yavuze ko ari adakunda igihugu ko ari ibandi, kandi ngo yabitangiye kuva kera. Tangiye kuva kera rero biriya rero kitekidi nava muri amwanya kuri abandi bazaba babona yuko bagiye kwicarira intebe ishyushye, batumeho M23 noneho bicarane mu buryo bugaragara baganira, kubera yuko ntabwo Patrick Muyaya cyangwa uriya Tina Salama n'abandi ba ministeri batandukanye bagenda bavuga ko batagirana ibiganiro na M23. Ntabwo ari uko babivuga kubera yuko banga ibiganiro, ahubwo babivuga kubera yuko babona Kisekedi mu by'ukuri ari hariya adashoboye, bakagira ngo banze bamunanize avemo, noneho nabo biyukanyire, nk'uko bamwe mu basirikare bagiye babigaragaza bakavuga yuko ngo bazakomeza kurwana ariko bikarangira birukanse. noneho Kisekedi babanze bamunanize, abanze yego ntategura bamutere kudeta, ubundi ubutegetsi busigare bugenwa ukundi kuntu Kongo iyoborwa hatarimo uyu Kisekedi ndetse n'abariya biwe bakomeza kumushuka. Kisekedi ibyo yari yavuze mu by'ukuri bigaragara yuko yari yavuye Kinshasa atazi yagana, we yibona muri Angola. Muri Angola rero igitutu cyo kumubwira ati ukwiye kunegosiya, igitutu cyo kumva yuko urumva n'ijwi barifashe ariya, afata za kazi n'ubundi ari mu ndege agenda, biriya bice byose rero byamuteye igitutu, aravuga uyu mutwe ukomeje gufata ibice bitandukanye ndabigira nte? cyangwa haba ari uguta umutwe, kuko ntabwo ari ubwa mbere Gisekedi tubonye bafashe ibice nk'uko nguko akarwara akagira indwara zimufata rimwe na rimwe mu madisike agacomoka n'iki byose bikaba ibibazo, cyangwa ibi nabyo yabivuze kubera cyangwa yabivuze kubera turoma yari yahuye nayo bitewe n'uko bari we kubafatana ibice. Urabizi yuko na Perezida Paul Kagame aherutse kubivuga. Perezida Paul Kagame yagaragaje yuko Kisekedi si umuntu mwavugana ibintu ngo abikire mu bikorwa. Ati muravugana, mwamara kuvugana yasohoka akabyibagirwa. Ejo niwe wabivuze neza, urabatarwaye kwibagirwa. Ubwo rero niba avuga ni nk'uko bivuga arwaye kwibagirwa, ushobora gusanga yaranabivuze yagera akabivuga ariko yagaruka mu gihugu akibagirwa. hanyuma Vice twari dutegereje kenshi rwose, abantu benshi twari dutegereje kumenya ngo ese nyuma yuko Joe Lorenzo cyangwa se Angola isohoye riratangazo rivuga ko ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bwemeye kuganira na M23, twibazaga tuti ese M23 iraza gusubiza iki? Tuza kubaza umuvugizi wa M23 wungirije mu bya politiki, ubwo ni yes Oscar Barinda. Ngira ngo ibyo twagiye tuvugana abantu bagiye babikurikira, noneho rero finally twaje kubona n'itangazo
ryasohoye na Lawrence Kanyuka. Iri tangazo ndagira ngo nibura tangazo barisohoye ejo barisohoye ejo rwose niho twaribonye. Ko ngiye nabonye ari wagira ni iry'uyu munsi barisohoye ku itariki 13 no okay n'ejo z'ukwezi kwa gatatu barisohoye ejo nibyo. Iri tangazo wenda twafata kopi nke tukanazireba twatureba iri kopi imiti ariko by'ingenzi bikomeye aho M23 yagaragaje yuko yanagaragaje ko Kisekedi atakiri perezida. Hari ahantu hariho n'ahantu handitse mu ngingo ya mbere banditse ngo M Kisekedi bamugaragaje nk'umuturage uri aho usanzwe nyine iyo M ivuga Messi ariko ni umuntu aho nyine ibyo bavugaga muri iri tangazo ariko banagaragaje ko Kisekedi ari umuntu udakwiye kuba perezida banashingiye kuri bimwe wa mugani Sultan Makenga yavuze ati ibyo bandi kuva na kera bati Mr Kisekedi ibakivuga n'amazina ye yombi nuko yerekana nk'ibandirira aho ridashoboye nyine rikomeza kwifatira mu buye agaciro riyagabana na perezida w'Uburundi na perezida wa Afurika y'Epfo byarangiza ndetse akayagabana na bawazarendo. Ariko mbere yo kujya kwiri tangazo nyemerera gato banze mubwire kandi kantu mbonye kanditswe ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 muri 2024 ni raporo yihutirwaga igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaga kivuga yuko ngo barambiwe ngo kuba ngo abasirikare ba FARDC bakomeje kugura urumogi rwinshi bari kugura urumogi rwinshi kuko babyanditse ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024 bararuguraga sabwo ko baruhingaga se tumaze igihe dutambagiza abantu ahantu hari urumogi bararuguraga rumwe iyo bageraga ahantu rutari urundi hahandi wabonaga ruhinze ubwo babaga bari mu bice bitaruhinga iyo tangazo nabyo nari guhaye nawe uri burebeho iyo bageraga ahantu bataruhinga baragendaga bakarugura nk'abandi baturage ubwo byarabarenze bibarenze nibwo abayobozi bakuru b'igisirikare bahise bavuga ati urumogi dore rwose baranditse ngo chefing FARDC relative aux consommations abusive de chanvre nibyo ati nibyo uvuze koko nibyo ati turagira ngo tubamenyeshe ko abasirikare ba FARDC bakomeje kunywa itabi ry'urumogi ku buryo burenze asisanze quiétude ati nanjye mbira namba nta kwikontorora ati mu makambi yose mu dogaride ati mu bice byose ati barimo baranywa urumogi ku buryo burenze cyo gihe bari mu rugamba bakora ibintu bishoboka byose ati mukabuzanya ati gurishwa ryabyo ngo ikoso kurumwa ndetse no gukora ibindi. Ibi rero n'urumogi ntago baba barumwa bonyine kuko umuyobozi mukuru w'ingabo rega bari perezida ntawe urumva yagezaga agasomaho akaba ariyo mpamvu agenda avuga ibintu bitandukanye ibyo avuze none ejo atari ibyo avuga agenda bihindura amanywa nijoro. Icyo nacyo urumva ni ikibazo gikomeye cyagakwiye kuba kigira ukundi kuntu gisuzumwa ukamenya n'ibyo avuga koko agaragaza ko agiye kugirana ibiganiro mu 2023 aba yabitekereje cyangwa bari urumogi kuko niba atagize ikintu na kitagaragaza ni ikibazo no tukareba ibikubiyemo kugira ngo n'abatwumva mu by'ukuri bamenye ngo iri tangazo ubundi n'iki kirimo ivuga iki. M23 ko yarisohoye ejo nyuma yuko umuhuza nyine avuze ibi bintu by'ibiganiro ariko aka kantu ahantu h'urumogi nanjye warumpagaritse ntabwo buriya uvuze gusa ko iyo raporo yavuga ko banywaga urumogi rwinshi ariko ntabwo twashatse kuvuga ko kumenya ntabwo twamenye neza kubera iki babigaruye uyu munsi kuri uyu munsi akaribwo bongeye kubigarura nuko n'ubundi babona bakomeza kurunywa mu bice bitandukanye cyangwa bagiye kubigira urwitwazo niyo ntandaro yo kuba baratsinzwe urugamba bakavuga ati twatsinzwe nabyo batsinzwe urumva umuntu nk'urumogi rungana gutya bikageraho n'umuyobozi wiwe abyerekana wavuga yuko hari ikindi kintu yakora nyine afite ubuzima
urumva niyo ibiyobyabwenge arasinzira bikarangira uwo bahanganya amugezeho noneho akagira ngo akaryama ku manywa akaribyuka nijoro ngo bwakeye mu by'ukuri agahuzagurika ku buryo ibintu akora nta murongo biba bifite. Hanyuma twinjize komeza noneho twimanukire twigire kuri ubutumwa cyangwa se kuri iyi baruwa ndende ifunguye yanditswe ku munsi w'ejo na Lawrence Kanyuka yasohoye agaragaza cyangwa se avuga kuri ibi bintu biri kugenda bitrendinga kuri rezo sosiyo bigendanye n'imishikirano, dore ko n'itariki rwose yamaze no kujya hanze ko ari tariki 18 z'uku kwezi. Tariki yagiye hanze ariko ukabona ubutegetsi bwa Kinshasa bigaragara ko babubeshyeye kubera amagambo bwagiye bugaragaza ibihe bitandukanye ko bati ntabwo tuzaganira n'uyu mutwe. Urabizi ko bagiye banabita umutwe w'iterabwoba bakawita abanyarwanda bakavuga ibintu bitandukanye. Aha rero ariko hari ibimenyetso byatangiye kugaragara yuko n'ubundi ibi bintu basa n'abari kubyitegura. Bwana Vincent wihangane ngusubije inyuma. Bande babyitegura FARDC cyangwa ubutegetsi bw'Kinshasa mu kanya gato nibwo nahoze ndeba iretere nahoze nshisha amaso mu binyamakuru nuza kureba neza iriya letere cyangwa se uburyo ki amaretere barimo kugenda bandika ku ruhande rwa guverinoma. Ubundi bari basanzwe bandika ngo AFC barangiza bakongera ngo M23 RDF, ariko kuri inshuro ntago urebe neza urebe nk'amaretere bari kwandika. Hari amabaruwa yanditse batangiye kwandika bavuga ko M23 bahinduye imvugo. Ni bari kugenda bakuraho icyo kintu. Noneho winjire muri bwa mugabo tuzi neza ne wargiriye ku mafaranga ya Gisekedi w'umunyamakuru muri babanyamakuru bita Micombero nawe bamuhaye ngo akavagari kayo. Noneho manuka hasi ku nkuru yakoze ku munsi w'ejo avuga ku bintu bijyanye na za Gituku, avuga ukuntu ngo Gituku ngo abacuruzi ngo bari gukora hariya hantu ngo isoko ngo ryongeye kuba ryiza ngo imyumbati ngo n'ibitoki biri kwambuka biraboneka. Noneho nuza kureba izi nkuru ubundi uyu nawe ni umuntu wandikaga akavuga ntiyasozaga ikiganiro cyangwa se inkuru ye atashyize ngo M23 RDF. Nibyo koko n'ibyo uvuga yanditse ngo marishe ku isoko rya Gituku mu mujyi wa Goma ati byo kurya biraboneka. Haraboneka ibitoki, haraboneka imyumbati, haraboneka ibijumba, haraboneka isombi, haraboneka inyama, haraboneka injanga, haraboneka ibiki n'ibiki amapiza n'ibindi byose wa mugani. Ati na hano muri Karehe kwaba ari byinshi bijya mu ibyo bice nibiva muri za Minova nibiva kwirwe. Ariko se buri uyu mugabo ahubwo ntibyashoboka kuba yanageze muri biriya bice yahungutse. Byashoboka nabyo reka ntabwo yabona uburyo M23 yamukubise ishuri mwirukasa ngo akomeze yirukange n'ubundi ntaho yayihungira. Uko bigenda kose urabizi ko cyagera uresi nanga tubwiye yuko Bertrand Bisimwa yatubwiye ko yamwandikiye amubwiye yuko agakwiye kuba bareba uko bamweteka. Biragaragara ko ejo cyangwa ejo bundi yagaruka. Ngaho zamuka gato cyane aho ngaho n'ubundi kwiyo nkuru wari urimo urasoma urebe iyi nkuru avuga ya negociation. Nayibonye nayo aho ari kuvuga ku byerekeranye nuko M23 na leta ya Kinshasa aho avuga ko yakwiye kubaho ibiganiro ngo bitaziguye hagati y'umutwe wa M23 na guverinoma ya Kongo. Hari icyo yawise mu mutwe witwaje intwaro kandi baracyabihakana ko atari umutwe w'inyeshyamba. 23 turabizi ko yabihakanye ko atari umutwe w'inyeshyamba. Ariko noneho iyi nkuru nuza kwireba uko yabyanditse inkuru ye ntabwo uraza gusangamo no RDF kandi ni ibintu yakoresha. Dans ce contexte AFC M23 estime indispensable nibyo ntabwo yigeze abishyiramo. Yagaragaje ibyo gatatu ivuga ariko none urabona ko yabyanditse agendeye nyine nk'uko M23 bivuga. Ntabwo yanditse kumwe Kisekedi yari yarabashyizemo ibitekerezo ndetse n'imyumvire itariyo byo kujya bafata ibyakozwe na M23 bakabishinja RDF. Urabona noneho uko yabyanditse mu by'ukuri byanditse AFM 23 ibindi bajyaga bashyiraho byo kuyitwerera u Rwanda bakayitwerera RDF byo ntabyo yashyizeho.
urabona ko uko bigenda kose niba Kisekedi nawe yicara agahindura imvugo ntago bizabuza n'aba ngaba akoresha ko bahindura imvugo nabo bagenda bahindura imvugo buhoro buhoro bagira bajye mu murongo muzima batangaza ibigaragara kandi binafite ibimenyetso bari kujya batangaza ibyo biboneye gusa twikomereza rero kuri iyi letere kuko ndagira ngo duhite tugaruka ko no kuri aba basirikare bafatiwe ibihano ku munsi w'ejo Kinshasa naje kumenya mu kanya gato nahoze ninjira mu butasi bwa FARDC bakavuga ko ngo haba habayeho kugambanirwa bikomeye cyane kw'aba basirikare baba bayobozi rwose bari bayoboye urugamba hano muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru babushinjwa ko barasize urugamba bagatana ibikoresho aba ngo baragambaniwe. Ariko mbere uko tubyinjira tubanza tugaruke kuri ya letere ya Lawrence Kanyuka yanditswe ku munsi w'ejo. Katubigarukeho mu ibaruwa yanditse ejo ku itariki 13 yandi mu by'ukuri ibintu bikubiyemo kandi bivuge muri rusange AFC 23 yasabye kwe kugaragaza yeruye mu byo ko ashaka kuganira nayo akabivuga ashize amanga nta bindi byo guca ku ruhande akabivuga ati ngiye ndashaka kuganira na M23 AFC M23 turashaka kuganira ibiganiro bitaziguye nk'uko babyifuza ati rero bakwiye kuba abigaragaza atagenda aca ku ruhande akandika iletere rero ubutumwa nyine AFC M23 butanze nyuma yuko ugiranye ikiganiro na Dr Oscar Barinda avuga yuko nabo batari bagira icyo babona cyerekeranye n'ibi biganiro aha rero baje kugira icyo babona inyandiko yo kuri Facebook ivuga yuko ngo Lorenzo yemeye ko agiye gukora ibiganiro bihuza M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa Lawrence Kanyuka rero mu itangazo yasohoye yavuze ati twebwe nta kindi dushaka turashaka yuko basohora itangazo bakavuga ati turashaka kuganira na M23 ntibabikora cyangwa babijisha ati twaje kubibona kenshi Patrick Muya ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bavuga batazaganira na AFC M23 ati birero niba bakomeza kubikora gutya babivuga aba ntabwo rero twakemera ibyo bavuga badashyize itangazo hariya rigaragara ritarimo amatenga n'amageri noneho tukaganira kandi bagashyiraho ibintu tuzaganira bakabivuga bakavuga ati tuzaganira kuri ibi rero kuzana gusa bavuga ngo ibiganiro ngo bagende bakwepakwe iki rero kiragaragaza yuko AFC 23 ishaka kwerekana ko Kisekedi yabeshye kuko atigeze asohora itangazo kugera isango M23 ntirizi ariko n'ubundi AFC 23 ikeneye ko bayandikira ibaruwa ariko n'ubundi tubigarutseho ejo bundi tuvugana na Oscar wibuke ko yavuze ko ibyo ari ibireba n'ubundi umuhuza nawe akwiye kuyandika ariko Gisekedi wenda ntabwo ubu niwe ntabwo agomba kuyizana tugendeye ku byatangajwe nyine na Oscar Barinda ntabwo Gisekedi akwiye kuyavuze yavuze nuko Gisekedi w'ijambo yivugiye urabizi ko mbere yavugaga ko atazigera aganira na M23 ibyo rero ko yabivuga akabatuye umutwe n'umutwe y'iterabwoba ntabwo nshobora kuzaganira nawe na rimwe ariko akirengagiza ko 2019 baganiriye hano rero M23 ikimwibutira amubwira ngo ibyo wavuze bishyire mu bikorwa bitugaragarize wandika itangazo ribivuga rimenyesha rubanda bavuga se bari buvuge ibiki bari buvuge Kisekedi avuga ati njyewe nemeye kuganira n'umutwe wa AFC M23 ibiganiro bitaziguye nk'uko nabitangarije muri Angola icyo AFC gikeneye noneho ikindi umuhuza nawe yandika ibaruwa yandikire AFC M23 ati ndifuza yuko muzitabira ibiganiro ku itariki y'iniyi muze mu biganiro bihuza AFC 23 na guverinoma ya Kinshasa nabo nibyo bakeneye
ntabwo rero bakeneye ko bagenda babisoma mu binyamakuru kumva ngo bavuze gusa nta kintu kibigaragaza. nicyo akeneje, nicyo akeneye rwose. kuko babyanditse mu gifaransa barandika ngo l'absolu nécessite que Monsieur Tshisekedi exprime publiquement et sans ambiguïté son engagement pour des négociations directes avec notre organisation. Atakwiye gutangaza ko mu buryo bugaragarira rubanda ko yemeye ibiganiro mu buryo butaziguye n'umuryango wacu. Ati bivuge niyandike inyandiko nyine ayishyireho ikirango cya perezidansi. kuko kubivuga gutya ku magambo uri abazungu abafaransa baravuze ngo la parole sans voir mais écrire. Amagambo urayavuga akaguruka ariko inyandiko ihoraho. Yandika inyandiko rero avuga ati baturage ba Kongo murabizi yuko nagiye nkomeza mvuga ko nazagirana ibiganiro n'uyu mutwe wa M23 ariko nagiye murangura ndabyemera tuzaganira. Nasohora itangazo rishyire hanze noneho umuhuza nawe yandika inyandiko itumira AFM 23 ko bitabira ibiganiro. Ingingo ya kabiri baravuga bati la nécessité pour la médiation de former officiellement les parties prenantes de son initiative ainsi que ces termes de référence. Ati turasaba ibyerekeranye n'ubuhuza ko abantu bakwiye ko ibi impande zirebwa no guhura ngo tuganira. Yo kubimenyeshwa mu buryo buri officiel mu buryo nyine bw'ubutegetsi. Ati mukatumenyesha n'ibizaganirwa. Ngibi uwo bireba ni umuhuza Joao Lourenço. Kuko baravuga bati car jusqu'à ce jour notre mouvement n'est pas formellement saisi et nous s'en tiennent qu'à communiquer publié sur le compte Facebook de la présidence angolaise. Ati kugera uyu munsi ntabwo umutwe wacu mu 23 wigeze ubimenyeshwa. Ati keretse ko ari itangazo twabonye kuri Facebook ya présidence ya Angola. Ati birakwiye rero ko mubitumenyesha mu buryo busesuye. Baragira bati la suite réserve aux résolutions prises par le sommet conjoint des chefs de l'État de l'EAC et de la SADC tenu à Dar es Salaam le 8 février 2025. Baravuga ati tweba turakomeza dushimangire ko tuzakomeza kubahiriza ibikubiye mu myanzuro y'abakuru b'ibihugu yavuye mu nama yahuje ya Sena SADC yateraniye Dar es Salaam ku itariki 8 z'ukwa 2 2025. Hano nicyo bishaka kwerekana nuko berekana ko Tshisekedi ibyo yavuze atabishyize ku mutima ari ukugira ngo akanga abantu anababeshye. Ibiganiro atabirimo kuko nta kimenyetso kigaragaza ko ibyo ajya atangaza akabishyira no mu nyandiko ko atazaganira n'uyu mutwe yabikuye. Kandi bakavuga ati ikindi nanone nibazane ibyo tuzaganiraho ubundi tuzaya mu biganiro nta kintu tuzaganiraho gihari. Ibyo bintu urumva bishoboka? Uri kubyumva? Ndimo ndabyumva. Ya Tshisekedi rero baramufata nk'umunyabinyomuraho gusa na cyane ko wa mugani president w'u Rwanda aravuze ati uriya ntago muvugana ikintu ngo nagenda ngo mukanya ngo agaruka gisubiremo. Tino umuntu udashobotse nicyo bigaragaza rero ko naba bamuketse amababa ati biyavuze mukanya arabihindura. Nabyandike noneho tumenye ko ibyo ari kuvuga ko ari byo atari ukugenda ashushanya abantu ababisha. Ariko nje nkurikije uko ndimo ndabona M23 cyangwa se ku ruhande rwa M23 uko nabo barimo kubibona ndabona niyo uko yabivuga kose uyu muntu n'ubundi byo bamusaba uyu mugabo ntago yabibona. Ntabyo azakora nyine niyo mpamvu ubona nabo bamubwira ati byandike niyanga kubyandika bizabigaragara yuko ari ikibazo. Harimo abeshya adashaka kubikora. Bazahita bamubona bamuvumbura ati uyu nguyu ntabwo ashaka kubikora ari kubivuga kutabeshya gusa kugira abeshya abaturage bagire ngo twebwe twanze ibiganiro kandi atabiriho.
ntago byoroshye. Hanyuma se wenda ibi ngibi tube tubivuyeho n'ubundi urumva ni inkuru ziri kugenda zina trendinga cyane mu kanya bakamanura ibi ejo bakazana ibi. Reka ubwo tugaruke kuri abasirikare ngira ngo sinzi niba iyo nkuru nawe waraye ejo uyikurikiranye, hari abasirikare bahanwe cyangwa se bakatiwe urwo gupfa ngo bagiye basiga imijyi harimo umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, ngo bisiga n'ubundi rwose ngo M23 ihafashe hafatana n'ibikoresho. Aba basirikare n'abasirikare batandukanye barimo n'abapolisi bakuru, barimo n'umuyobozi wari wungirije mu mujyi wa Bukavu. None babo bose urabizi ko bagiye bacika urugamba mu bihe bitandukanye. Aba barimo bakatiwe urwo gupfa, harimo bakatiwe gufungwa burundu n'ibindi bihano bitandukanye. Aba rero bakatiwe ejo n'urukiko rukuru rwa gisirikare rw'Ikishasa, bakatirwa rero bashinjwa ko bagiye bata ibikoresho, inkomere ku rugamba ndetse n'ibirindiro bari bashinzwe kurinda. Rero bakaba barakatiwe ejo nyine nk'uko turi kubivuga. Twabonye urubanza rwanyuze kuri televiziyo y'igihugu, abo bantu baburana. Hanyuma ariko hari amakuru avuga ko nagerageje kugenda nikura mu butasi, aya makuru akaba avuga ko ngo aba bagabo babeshewe cyangwa se ngo bagambaniwe, kuko ngo aba bagabo ngo ntabwo aribo bataye urugamba bonyine, ngo ikindi kandi ngo M23 ngo ntaba bose ngo abagerageje kujya ku rugamba bose ngo yagiye ibatsinda. Bityo ngo iyo bagomba guhana nk'abasirikare bose bagiye baturugamba ngo bakabahana abakomandazi b'urugamba bose, cyangwa se ngo uwumva ko nibura ngo ashoboye we hari icyo yakora ngo akaba yasimbuka nibura ngo akajya kubarwanya akareba ko yagerageza cyangwa se yabishobora. Reka manza nsomera abaduteze amatwi muri iki gitondo abasirikare bo bakatiwe, abajenerali barimo ndetse n'abandi bafite amapeti yo hejuru. Harimo abakatiwe ejo n'abofisiye 5 bo muri FARDC ndetse harimo n'abapolisi. Harimo General Major Alengibia Nitetetsa Bambe, hakabamo komanda umuyobozi wa brigade warejo militaire ya 34, hakabamo komiseri wungirije witwa Ekuka Lipopo Gomuwaridi, hakabamo uwari guverineri w'agateganyo wa Nord Kivu bamwita General de Brigade ya Giba Tenedani, hakabamo umujyanama wa gisirikare wa guverineri wa Nord Kivu wari ushinzwe ibigendanye n'ubutegetsi witwa General de Brigade Papiru Pembe Mombenzo, akabaho komanda wa brigade ya 11 nawe yarakatiwe. Hakabamo komiseri wa wari ushinzwe polisi division ariko wungirije witwa Leonard Mukuna Ntumba. None se nk'abapolisi ko tuzi ko n'ubundi bo batagomba kujya mu rugamba, ubwo uyu nguyu baba bari kumuziza ko yahunze urugamba mu buhe buryo? Hakabamo na komiseri nanone wa polisi mu ntara ya Nord Kivu nawe yarakatiwe, we yari yanasinziriye. Impamvu aba bantu bakatiwe nyine n'abapolisi ntabwo abangabo boherejwe hariya nk'abantu bagiye gukora imirimo ya polisi. Urabizi yuko izi ntara zimwe na zimwe bari baragiye bazishyira mu bihe bidasanzwe, bakavuga ko ngo ziri mu ntambara bakaziha kuyoborwa n'abasirikare ndetse n'abapolisi. Babaga bahawe misiyo yo kurwana, niyo mpamvu ubona bagiye babakatira bakaba turabakatiye. Bari bagiye bahabwa misiyo zo kurwana, babaga babahaye misiyo zo kurwana. Kuko urabona ko banarushye bamwe muri bo. Urabirebye ku mafoto mu by'ukuri bagiye mu rukiko ubona inzara bamereye nabi, bashonje, bagasinzira, bananiwe. Mu by'ukuri mu bintu turarabahamuye. Muri abo bahanwe ko ntumva harimo bitwa ba Kiko Kitambwe kandi na Bakabundi nabo barataye urugamba bakiruka. Abo mpamvu batahanwe nuko bivugwa ko bagicumbikiwe na Monitco.
bakaba nyine batabafite ubwo banza no kugira icyo batangaza cyerekeranye nabo. Dutegereje kumenya uko ejo cyangwa ejo bundi bazavuga impamvu batabahanye, niba bimwe bivugwa ko bari hariya aho MONUSCO, turabikeneye nabyo buriya tuzabimenya mu makuru yacu y'ejo bundi tuzabibabwira nabyo. Aha, twihute cyane rero. Sadeke nayo noneho ngira ngo twagaruka kuri ya nkuru n'ubundi twagarutseho ku munsi w'ejo. Sadeke noneho ibyayo birasa no byatangiye kugenda birangira. Ibyayo byarangiye kubera yuko Sadeke yamaze kuvuga ko ubutumwa bwari burimo SAMIDRC bushyizweho iherezo. Abako bushyizweho iherezo, abasirikare bari bagiye muri SAMIDRC harimo aba Malawi ndetse n'Abafrika y'Epfo bakwiye gutaha. Iki ni ikibuga yuko rero bya Sadeke byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta mbaraga zigikenewe. Sadeke yanzuye ko ibibazo biri muri Kongo bikwiye gukemurwa mu buryo bwa diplomasi ndetse n'uburyo bwa politiki, atari uburyo bw'imbaraga. Ni mu gihe ariko n'ubundi twe tumaze iminsi turi kumva ko ingabo za South Africa ngo ziri kwitegura urugamba wama. None ibintu turabihuza dute, turabyunga dute? Hano ikigaragara nuko hashobora kubaho amasezerano ahuza ingabo za Afurika y'Epfo ndetse na Tshisekedi, nk'uko byagenze kuri Perezida Ndayishimiye ava muri EAC agahita ajya kugirana amasezerano yihariye y'amabuye y'agaciro na Perezida Tshisekedi, akamuha abasirikare baza gupfira ubusa muri Kongo. Ubwo rero twitege ko ari byo bigiye kuba n'ubu ngubu. Nibyo urebye umubano uri hagati ya Tshisekedi na Cyril Ramaphosa mu gucuruza amabuye y'agaciro no gusahura igihugu cya Kongo, ubona ariho bica bishyira. Ko numva ibintu bitari buze korohara. Ntabwo byakora mu gihe ibyabajyanye batabishoboye, kandi nabo bari barajyanye bakagenda bapfa umusubirizo. Ubwo rero bivuze ngo iyi Sadeke, ariko Sadeke ngo nibeza mu kurwana urwo mu kirere. Ni ukurwana rwo kwiruka, ahubwo rwo kurwana gute se barwanya iki ko bamanitse ibitambaro? Warabibonye ibitambaro byabona n'ubu ngubu hari biracyamanitse ibitambaro. Ibitambaro rwose iyo ugezemo hariya usanga bikimanitse. Aha ndavuga bya bitambaro bamanitse hariya ku kibuga cy'indege. Bavuga ati mudutabare tutagirirwa nabi, ati ntago turi kurwana. Nayo ibyo bitambaro rwose niho babimanitse. Ukuntu ngo byagenze, ngo biriya bitambaro numvise mu gitangazamakuru kimwe cyo mu Rwanda babivuga ukuntu ngo uriya muvugizi wabo yabisobanuye, ngo yavuze yuko ngo igihe u Rwanda rwarasaga muri Kongo ruri kwitabara, nk'uko umuvugizi w'u Rwanda wungirije yabivuze, ari mukuru arinda, ngo babonye barasheyo ngo barabati nta bundi buryo turi bukore, ati twe ntabwo turi kurwana ko tumanika igitambaro bamenya aho bari burasa aho bari. Batabarasa, u Rwanda rutabarasa kuko ngo batarasaga mu Rwanda, bo ariko bisobanuye. Bamanika igitambaro, ati u Rwanda rumenye ko turi tutari kubarasa. Ati barase bariya bari kubarasa rwose, bari bo barasana nabo bitabare, ariko twe batureke. Ati niyo mpamvu bamanitse ibitambaro, ariko wasesengura neza ugasanga ari bya bindi by'abavugizi nyine bivugira. None se ko tuzi ko no muri Mogoma aribo bari bagezemo bari gukoresha ziriya mbunda za artillery, ibyo bintu bihuriye he? Nyine ni bya bindi abantu bavugira urwego runaka baba bivugira, bagasingiza ibyabo kugira batagaragaza faiblesse yabo, ariko bari batsinzwe. None se kuko bari babazaniye ari ukurwana, ko batarigezeho nyine n'ikindi basobanura, babigira kuri abo buryo bwo kugira ngo bagaragaze ko batatsinzwe, ariko baratsinzwe barakajya. Barakubiswe rata. Barakubiswe. Bimwe ndetse bibi cyane. Bibiza uko biravugwa, iyo nkuru ugize kuyivuga muri Afurika y'Epfo niba bikomeye. Aha, wa muntu we nuko kariho karavugwa. Ubwo twitege se iki? Twitege ko tugiye gutangira kujya kubakira ku mupaka rero buriya bagiye gusohoka gutangira. Iminsi itarenze 2 cyangwa 3 turatangira dutere kamera yacu hariya ku mupaka,
nereke aba South Africa batanzania nabo Malawi bataha. ya biraza kuba ari ibintu cyangwa n'ubundi barabikora mu buryo bwa diplomasi usanga n'ubundi ntabwo ari gutuma umuntu agerayo. Ntabwo tuzabura uburyo amakuru tuyageza ku bakunzi bacu, uburyo bamwe cyangwa ubundi tuzayabagezaho. Yes, hanyuma Vincent ngira ngo twareba niba hari izindi updates zigezweho muri iki gitondo kugira ngo n'ubundi rwose tunagende twerekeza ku musozo. Muri iki gitondo ubu bimeze bite aho hirya no hino muri ibyo makuru nararanye? Nuko AFM 23 mu gace ka Masisi yafashe abarwanyi ba FDL 18. Ubu dutegereje yuko nabo izaberekaniro cyangwa ejo bundi. Ese ndabona hano umupolisi hano ngo wari wakatiwe rwose n'ubugaragaje umunaniro barasinzira. Arimo asinzira n'inzara irimo. Inzara irimo, urabizi yuko bajya bagaragaza yuko babaga banashonje, ntacyo kurya bafite, ntaki. Ibyo nabyo byose birimo nyine atekereza uburyo M23 yamuhahamuye, agatekereza uburyo ubutegetsi bumuhahamuye. Ariko makuru mfite pe ngo baragambaniwe nawe ndetse ko uko bigambaniye. Niba bafata M23 nk'abaturage babo ariko bakaba batabemera ko ari abakongomani. Oya ndavuga abakomanda abangabo bakatiwe bari bayihaye gahunda yo kuyobora urugamba, ngo barabagambaniye kugira ngo babafunge. Bagambaniye se ko nyine nibyo mubwira bo. Niba uri umuyobozi mukuru ukarobanura abaturage, niba barafashe aba M23 bakavuga ko atari abakongomani, bagafata imiryango yabo bakajya bafatanya n'abazarendo kubica, inda bagambaniye ko aribo bigambaniye. Bere kujisha abantu barigambaniye, ibyo bere gutesha abantu umutwe barigambaniye. nayo gukorera ibi byo bigaragaza nuko ejo cyangwa ejo bundi batazabona ibyo bitwaza, kuko nabo babyikoreye ku giti cyabo. Ntawe bibatumye. Iyo babintware bakavuga ati ntabwo dushoboye guhana M23, bakishyikiriza igisirikare cya M23, ubwo bagatozwa igisirikare cy'umwuga, bakaba bari kumwe byose niba bibabaho. Hanyuma tubwire nta update zo muri axe ya Sud Kivu cyangwa se yo muri za Uvira ufite? Sud Kivu nuko abitwa Maimai ya Kutumba bamaze kwica abaturage. Agace ka Uvira ni amakuru twabonye nuko ngo bisha abaturage, bakaba bakomeje gushakishwa ariko ari ukubeshya ngo bari kubashakisha. Uko bigenda kose ejo cyangwa ejo bundi tuzabona amakuru abyerekeye. Hanyuma se iyi nkuru ivuga ko ngo ejo hari abazarendo biripotinze iyo muri za iyo ruguru, ubwo urumva ni muri za Rubera ahantu bita ngo ni aha ni bahita ni ngwiki aka gace ni ndabona ni ni ruguru yo za Rubero iyo ngiyo muri za, ndabona ahantu bita ngo ni za Kanyabayonga ngo abazarendo biripotinze. Abazarendo biripotinze nyuma yuko n'abandi bantu batandukanye bagiye biripotinga. Ibi byo dusanzwe tubibona cyane, bari kwiripotinga mu bihe bitandukanye kugira ngo binyure kuri M23 badakomeza kujya guhanganira ubusa. Kandi ntacyo bafite cyo guhangana. FDL Kongo hari zacakiwe ku munsi w'ejo wa 18 twabonye amakuru ko hari zacakiwe. Turacyatoza amakuru ni bande bagizwe na bande bose tubamenye. Kwavuga ko harimo barindwi baba ofisiye. Byose uko bigenda kose ejo tuzamenya amakuru ejo ku wa gatandatu yabo yose tuzageza ku bakunzi bacu. Okay. Yes, ubwo rero Vincent ngira ngo nakureka niba nta zindi update ufite, hanyuma ubwo nyine tukaza kugaruka mu yandi masaha ari imbere. Turakomeza dushakisha andi makuru mu masaha araza mu kanya turazibagezaho zindi.
asante sana. Yes, nguko rero ngayo uko ibintu bimeze yara makuru rwose yo muri rukerera abantu ro twabanye rwose kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma. Turabashimiye cyane rwose, turabashimiye cyane. Ubwo andi makuru nubundi rero nakagaruka mu yandi masaha mu kanya gato rwose kari imbere turaza kwa tubagezaho, kuko aya makuru tubagejejeho nayaba yabaye ku munsi w'ejo rwose mu masaha y'umugoroba. Mu kanya no mwitegura ko tugiye kubagezaho nayo muri iki gitondo uko naho ibintu bimeze hirya no hino. Ntimujye kure, kanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo buri ko dushyizo inkuru uzajye uba mu bambere mu kuyibona. Niba utarayikanda cyangwa se waramaze kubikanda, wibuke gukanda like ndetse na share, ubundi ibindi byose natwe uzajye ubitubaza cyangwa se uzajye rwose wituriza tubikore gatanu kuri kagenzi kako. Mwakoze kubana natwe rero, yari Fighter ndetse na Vincent, turabakunda cyane. Ciao.